yampanuriye iduzeni y'imodoka. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Akimpanurira iyo duzeni y'imodoka, ako iduzeni muziki aricyo ni imodoka 12. Umushumba mu bantu bubaha amavuta ya profete ndo wa mbere, sinzi ko harundusha. Niyo yambwira ati Justin isa 9 z'ijoro, akambwira ati Imana iravuze ngo gira utya, fatiraho. Ndavuga intoke, ubwo mushumba hano ibi bintu ntajya avangirwa, iduzeni iraje. Kandi ikintu nigishijwe, niba uvuganye n'Imana jyaho ibintu bibera. JP inshyiriraho Wiki iduzeni ibanzirizwa na rimwe, 12 ibanzirizwa na rimwe cyane. Bigusaba ikintu kimwe, ntago bazaguhanurira ngo uryame. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagiye jewe numva ndi mu gikorwa kiri prophetique. Ngezeyo Feva nasabye Imana ndayibona, mbagiriraho umugisha n'abantu dusanzwe tujya dukorana. Arambwira ati ntugire ikibazo, reka dukorana amasezerano. Imodoka mbahayo nari mfite ku bukeye, ndagenda bajya kunshakira plaque. Ikintu gitangaje, ikivayo uwo munsi yamaze kubona plaque, yahise kubitana n'akazi k'iminsi myinshi. Yesu ashimwe cyane. Imwe bibiri mutagira ngo na amadolari na amanyarwanda naje guhamya Imana. Haleluya, haleluya. Ariko ntago nigeze musanga ngo mubwire, oya nari nicaye inyuma cyane, ariko mfite amarira mu mutima wanjye. Ariko Imana imukorera, Imana imukoresha. Haleluya. Baba mama bajya bahumuriza umuntu bamufata gutya. Amen. Ndashimana yahise ndabyibuka nari mfunze shinyo, ariko ndashima Imana ko ijya ihisha. Ndashima Imana ko iyo uri mu ishuri ryayo ntabwo ishaka ko hari umuntu ubimenya, bimenywa n'umutima wawe gusa. Amen. Rero aravuga ngo wa mwana we wowe wicaye inyuma ufunze imisatsi ngwino hano. Noneho kubera ko nari mfite intimba nyinshi mu mutima wanjye, namusanze ndira ndi kuboroga, mvuga ngo Mana noneho urambonye. Amen. Amfata ukuboko anzamura ku gatuti, aranzengurukana, arambwira ngo mbonye ahantu mu rugo iwanyu muba, ariko abanza kumbwira ukuntu ndi umurwanashyaka w'umuryango wanjye. Abanza kumbwira, arambwira ngo mbonye ntago wikunda, ntago ujya wigurira ipantaro, ntago ujya wikunda. Amen. Byose byari byo, ntago nashobora kugura ipantaro, nzi neza ko mama nta kintu afite. Ejo bundi mu kwa 5 gutyo ndangije ndaza profete, ariko cyumwera aratubwira ngo muzana amazi, ikintu cyose cyananiranye kiraza gukunda. Amen. Noneho ndangije nabonaga iminsi inama yegereje, ariko nkabona nta feedback bampa, ntaranabyitayo. Ndavuga buriya nabikenera azambwira. Nyanyweye kuwa mbere mu gitondo ahita amamagara ngo Adele waza ugafata sheke. Ndagenda ndayifata. Ubwo urumva ninumvaga naramuhamagaraga ntanyitabe, akambwira ngo ari busy, maze kunywa ayo mazi mu gitondo. Ndavuga Mana aya mazi ndayanyweye, ndakwinyize irira soko ndibone, ndaryatuye ndariremye. Nkimara kuyanywa nageze ku kazi nka 4, arambwira ngo ino ku kazi sheke twayisinye utangire commande. Ariko
Itorero Elayon Pentecost Blessing Church riyobowe na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe ribatumiye mu bihe bidasanzwe by'ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ubuhanuzi. Wa gatatu guhera saa 11 kugeza saa 2 mu materaniro yitwa uwa gatatu wo kubohoka, Wednesday of Deliverance. Kuwa kane mu masengesho yitwa uwa kane w'ibirori guhera saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Buri wa gatanu uwa gatanu wo gutitiriza, Friday overnight, aho duhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ndetse no ku cyumweru aho tugira amateraniro yitwa icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Irya mbere rihera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice, ndetse n'irya nimugoroba rihera saa 10 kugeza saa 2 zuzuye. Duherereye Kibagabaga munsi y'urwibutso ku gipangu nimero 3, aho bakunze kwita ku rusengero rwera White Church. Aya materaniro yose wanayakurikira online unyuze kuri YouTube ukandikamo Prophet Ernest Nyirindekwe, ndetse no kuri Zoom. Dukurikira uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ntihazagire na kimwe ucikwa. Ku bindi bisobanuro no kuyoboza hamagara 0788244757. Muze dufatanye guhimbaza Imana yacu. Hallelujah. Habaye ikise kandi Yesu ashimwe cyane. kiraturitse se. Hallelujah. Yesu nashimwe. Biragoye. Murabizi ko ubundi mu bantu bazi kuvuga ndimo, ariko hari ibyo uhura nabyo amagambo agashira ivuga, niko abanyarwanda bavuga. Yesu ashimwe cyane. Twatangiye aya masengesho ku wa mbere, ariko igihe cyose iyo dutangiye amasengesho mbwira Imana ngo aya masengesho ntazarangire utankoreye igitangaza. Ndabyibuka tuyatangira ku wa mbere, naranditse mbwira Imana ngo Mana, iyi minsi 7 ndashaka ko izashira mfite ishimwe rivuga. Hari umuntu twari twicanye, ndavuga nti wapi bya bindi bituragurika nk'imibeya simbishaka. Ako kantu murakazi mushumba ajya akunda kukavuga. Nari nararyumyeho numva nshaka kuzarishima, ariko nsanze nshaka kuzarishima ritagifite agaciro bitewe n'icyo nabwiye Imana, mvuga ngo aya masengesho y'iminsi 7 n'inshuti magara ntaryizi, n'abana banjye ntabyo bazi. Yesu ashimwe cyane. Online mwiconnected twumva ibi bintu. Numvaga nzarishima mu bundi buryo, ariko none harabivuze. Ndavuga nti rero hari igihe Satani ashobora kundiganya. Nasabye Imana ishimwe aya masengesho azarangire mfite ishimwe kandi rifatika. None irabikoze. Ese ubwo ninjya kurishima nyuma sizaba nibye Imana? Yego gushima nashimwa mwe mukanezerwa, ariko mba ntandukiriye ihame ry'icyo navuganye n'Imana. Rero ndashima Imana muri ubu buryo. Ariko ko mutanga umunyu ngo twumve ishimwe. Murabizi dutangira amasengesho hari ibintu umushumba yampanuriye hariya. Ninde wabyumvise? Hari abantu babyumva? Ariko murakurikira? Oya simbyumvise ngo niki? Koresha mikoro tubyumve. Yampanuriye iduzeni y'imodoka. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe. Akimpanurira iyo duzeni y'imodoka, ako iduzeni muzi cyari cyo n'imodoka 12. Ndavuga intoke. Umushumba mu bantu bubaha amavuta ya profete ndo wa mbere, sinzi ko harundusha. Niyo yambwira ati Justin isaa 9 z'ijoro, akambwira ati Imana iravuze ngo gira utya, fatiraho. Ndavuga intoke. Ubwo mushumba hano ibi bintu ntajya avangirwa. Iduzeni iraje kandi ikintu nigishijwe, niba uvuganye n'Imana jyaho ibintu bibera. Kandagira muri Yorodani nibwo icikamo 2. Yesu ashimwe cyane. Ubwo mukagira ngo sindimo kubabwiriza. Bosaka. Hallelujah. Ndangije twatanye amasengesho kuwa mbere. Kuwa gatatu ndabyuka njya Dubai Port.
nta mafaranga nari mfite. Icyakora nari mfite nyango miliyoni 2 zirengaho. Nayo umugabo yarabitse ndamubwira nti buyantije. Yesu ashimwe cyane. Ndavuga intumva mu izina rya Yesu ndagiye aba bantu mbagirireho igikundiro, aya masengesho ngomba kuyasoza mfite ishimwe. JP inshyiriraho. Kwiki Ituzeni ibanzirizwa na rimwe, 12 ibanzirizwa na rimwe. Hindukiza n'ahandi JP. Kwiki none se shyiraho turebe. Yesu ashimwe cyane. Bigusaba ikintu kimwe, ntago bazaguhanurira ngo uryame. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nagiye giyewe numva ndi mu gikorwa kiri prophetique. Ngezeyo Feva nasabye Imana ndayibona, mbagiriraho umugisha n'abantu dusanzwe tujya dukorana. Arambwira ati ntugire ikibazo, reka dukorana amasezerano. Imodoka mbahayo nari mfite ku bukeye, ndagenda bajya kunshakira plaque. Ikintu gitangaje, ikivayo uwo munsi yamaze kubona plaque yahise ikubitana n'akazi k'iminsi myinshi. Yesu ashimwe cyane. Imana iravuga cyangwa ntabwo ivuga? Ubwo nyine utazatabarwa azaba yabigizemo uruhare. Imana ibaho umugisha. Imana yari yakubwiye ko uyu mwaka uri burangire bigenza bite? 2. Ubu hasigaye amezi angahe? 6. None mu mezi 6 asigaye imwe yamaze kuza. Uretse uze wumva ibirere. Hasigaye iki? Hasigaye indi imwe. Kandi ubimpanurira nari ni kumwe n'aba evangeliste, urambwira ngo uyu mwaka utararangira Imana izaba impayemo imodoka 2. Imwe yabonetse cyane. Zibaye zingaho ubu? Zibaye 3. Wiyada ufite Mfite 3. Ari 3 nahanuye zamaze kuza. Yego. Ubwo zibaye zingahe? Zibaye 4. Ubwo harabura zingahe? Harabura indi imwe kugira ngo umwaka urangire, noneho ya duzeni nayo ihita iteramo. Ishobora no kuza uyu mwaka cyane rwose. Haleluya. Aho papa aho abarimo bitondekanya kubera bijyanye n'uburyo Imana yagiye ibivuga cyane. Niko se mbabazi ubwoba. Haleluya. Kuvuga imbere y'abantu byarananiye, n'ubundi gutitira simbabeshye. Amen. Ariko nitwa Uwineza Yvonne, genda umwana mu rugo. Haleluya. Ndumwe Lion w'umuzayoni. Haleluya. Nsengera muri Zion Temple, ariko ngewe nakijijwe nsengera hano. None kubera kugenda nimukamuka nza gusengera muri Zion Temple. Amen. Ariko ndashima Imana ko apotre ari inshuti magara na prophet, kandi bombi bakaba ari ababyeyi banjye. Amen. Ndashaka gushima Imana imbabarire ko natinze kuyihamiriza. Nari maze iminsi mbibwira protocole wa dadi ko numva nshaka guhagarara imbere y'abantu mpamya Imana ya prophet. Amen. 2018 tugisengera Kicukiro, murabyibuka Kicukiro ahantu twasengeraga muri Nazareth. Yes. Hari ahantu rero narahageze bwa mbere, Imana ya prophet. Haleluya. Mbona Imana, nari mfite amarira menshi cyane. Icyo gihe iwacu twabaga mu nzu y'ibihumbi 7 by'amadolari, oya by'amanyarwanda. Amen. 1 2 mutagira ngo ni amadolari, ni amanyarwanda. Naje guhamya Imana. Haleluya. Haleluya. Ariko ntago nigeze musanga ngo mubwire, oya nari nicaye inyuma cyane, ariko mfite amarira mu mutima wanjye.
ariko Imana imukoreramo, Imana imukoresha. Haleluya. Ese baba mama bajya bahumuriza umuntu bamufata gutya? Amen. Ndashima Imana yahise ndabyibuka nari mfunze shinyo, ariko ndashima Imana ko ijya ihisha. Ndashima Imana ko iyo uri mu ishuri ryayo ntabwo ishaka ko hari umuntu ubimenya, bimenywa n'umutima wawe gusa. Amen. Rero aravuga ngo wa mwana we wowe wicaye inyuma ufunze imisatsi ngwino hano. Noneho kubera ko nari mfite intimba nyinshi mu mutima wanjye, namusanze ndira ndi kuboroga mvuga ngo Mana noneho urambonye. Amen. Amfata ukuboko anzamura ku gatuti, aranzengurukana arambwira ngo mbonye ahantu mu rugo iwanyu muba, ariko abanza kumbwira ukuntu ndi umurwanashyaka w'umuryango wanjye. Abanza kumbwira arambwira ngo mbonye ntago wikunda, ntago ujya wigurira ipantaro, ntago ujya wikunda. Amen. Byose byari byo, ntago nashobora kugura ipantaro, nzi neza ko mama nta kintu afite. Iteka nageraga ndumva ashaka kubivuga byose mu mbabarire. Profeti yagiye muri detaye avuga buri kantu kose. Arambwira ngo nkubonye uri Kimironko, uri mu isoko rya Kimironko ugiye kugura ipantaro, ariko bakubwiye amafaranga umva ni menshi, uhita usohoka hanze utekereza mama. Ako kanya ati ntago nkubeshya, ati siko byagenze. Ndavuga yego niko byagenze. Ati mpise mbona woherezamo kuri mobile money kuri mama wawe, uravuga ngo ayo ufite uzayadodesha. Amen. Ndashima Imana ibyo bintu byabayeho, ariko amfata ukuboko gutya aranzengurukana ku gatuti anyirukankana, arambwira ngo uku nguku uri kuzenguruka niko birangiye. Arambwira ngo iyi nzu nabanje kubwira Imana ngo ese sindi kuvangirwa bibaho, ariko ntago Imana ya profete, ntago profete ajya avangirwa. Afite Imana, Imana imukoresha. Ni Imana ya Isaka, ni Imana ya Aburahamu, ni Imana yaremye ijuru, ni Imana tuvuga yabambye isi, ni Imana tuvuga tutareba, ni Imana itunezeza ikadusubiza tutayizi. Amen. Nuko rero aranzengurukana ambwira ibintu byinshi byiza, ambwira ukuntu nzubakira iwacu, ambwira ibintu byinshi biri mu mutima wanjye, ariko aravuga ngo iwanyu murimutse. Amen. Haleluya. Najyaga mbwira Imana ngo ko Mana koko tuzongera dufate itorosho tujye dukoropa, tuzongera dufate rakrete tujye dukoropa. Ariko ntabwo mwakoropaga? Ntabwo twakoropaga, reka mbivuge neza. Ndashima Imana. Twabaga mu nzu, yari inzu y'ibyondo iwacu. Ubuzima bwari bwarahindutse cyane, bigeze igihe baduta hanze. Noneho mama ajya gushaka inzu, ariko nta mafaranga afite kandi adashobora kubimbwira ko nanjye nawe uri ubona uko mbigenza. Byinshi yarabyihereranaga, ntabwo nabaga ndi mu rugo, nakoreraga Kibagabaga ahantu. Rero ibyababagaho byinshi ntabwo nabimenyaga, yaranabimpishaga. Ariko igihe kimwe babata hanze, ajya gushaka inzu ariko nta mafaranga afite. Ahura n'umuntu arabwira ngo hari inzu Masaka bajugunyamo pubere, ho nta kibazo ushobora kugenda, nta muntu wakwishyuza. Mama aragenda
mama aragenda areba iyo nzu, koko iyo nzu bayijugunyagamo pubere. Pubere yari igeraga hejuru, yari inzu bashyiramo ibintu byose bibi bibaho byo mu isoko, murabyumva. Noneho mama aragenda aricara iruhande rwayo, abwira Imana ngo Mana urabyemeye ko nje hano, ariko uzabane nanjye, uzabihindura igitondo kimwe, kuko uri Imana ijya ibikora. Mama yakoreshejemo amasuku, kwanza nta n'amafaranga yari afite yo gukoresha amasuku, n'abaturanyi bamufashije, nawe ajyamo bakuramo iyo myanda icyumweru cyose, hari harimo ibisimba bitandukanye. Iyo nzu tuyijyamo, haleluya. Yewe naje kuvuga Imana ivuga kandi Imana ikora. Bimeze bite ubu nyine rasa ku ntego? Nihangane, twarimutse, haleluya. Ndashima Imana ko yatwimuye, Imana bw'icyubahiro. Ubu warimutse? Ego twarimutse, twagukoropa nabwiraga Imana turakoropa, haleluya. Twongeye gukoropa, twongeye gukora isuku mu nzu nk'abandi. Ndashima Imana yabikoze. Ikindi kintu nshima Imana cya kabiri, umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu tariki 9 naje gusenga ari kuwa 4 hari yiremera, ariko nza mvuye mu masengesho ndi kubwira Imana, ndi gusaba Imana confirmation y'ibintu nahise. Hari uburyo Imana yambwiraga urugo rwanjye ukuntu bimeze, ariko nkavuga Imana birashoboka ko abantu zibavangiwe, ariko Prophet Ernest ntago ajya avangirwa. Rero aya masengesho nkoze ngiye gusenga, ariko ndakwinginze niba ko kari byo jewe confirmation ya nyuma ndayishaka muri Prophet Ernest Nyirinde, kwenda byandika ku rupapuro. Ndavuga kubera ko atajya avangirwa, natabivugaho ndamenya ko bose bavangiwe, nongere nsenge. Ndangije ndasenga, ariko icyumweru cya mbere Mana yanjye ndavuga Mana ko none se ko nta kintu abivuzeho biragenda gute, mbivemo ndongera ndavuga Mana icyumweru gitanzongera. Ngarutse rero ya confirmation nasabye Imana yo kabyara, n'ubu ndabifite kuri YouTube, iyo ngiye gucika intege mbisubizamo nkavuga ngo Mana niwe wavuganye nanjye uyu munsi, amen. Iyo confirmation Imana nari nayisabye yarayimpaye neza, noneho iyimpa muri detail. Ajya kantu ambwira kantu kukanda kantu kukanda, haleluya. Imana imurimo ni Imana ivuga, ni Imana ikora, kandi ni Imana yiteguye gukomeza gukora, amen. Ntago ari ugupapira, agiye naje kuvuga Imana, ndazi ko nibitaragenda neza bizasohora. Amen. Imana iguha umugisha ko mwimutse aho hantu. May God bless you. Amen. Amen. Nanjye nitwa Umuhira Adelaide, ubundi ndi umukatolike, ariko nanabaye n'umuyelayoni. Ndashima Imana cyane, ngenje guhamya Imana ku mazi, kuri bya bimenyetso Prophet adutuma ngo tuzane. Ngiwe ahantu nkorera, nanjye ndi umucuruzi, Kefar niwe aramotive, avuze ikintu cy'ideni aramotive. Ku kazi haje umuntu, nta nubwo yaraje mu shop yanjye, aza mu yindi shop y'undi muntu. Ndamubwira rero bari abantu ntago bahari, agiye hanze, wamutegereje hano ntacyo, araza kuza mu kanya uhita ujyayo ku tuntu washaka gutugure. Noneho araza arambwira ngo ariko dufite inama kandi tuzakira abantu 500, nta tuntu wampropoza nafata hano mu bintu ucuruza. Noneho nyine ngiyewe n'ubundi nsanzwe nkora ayo masoko ameze gutyo. Ndamubwira abantu twakoranye, arambwira ngo okay bimpereze, ngiye kubibwira abantu dukorana nzakubwira. Noneho umushiti wanjye yantumiye turi muri ya masengesho y'iminsi 40 ejo bundi mu kwa 5 gutyo. Ndangije ndaza Prophet ariko cyumweru aratubwira ngo muzana amazi, ikintu cyose cyananiranye kiraza gukunda, amen. Noneho ndangije nabonaga iminsi inama yegereje, ariko nkabona nta feedback bampa, ntaranabyitayo. Ndavuga buriya nabikenera azambwira. Nyanyweye kuwa mbere mu gitondo ahita amamagara ngo Adele waza ugafata sheke. Ndagenda ndayifata. Ubwo urumva ninumvaga naramuhamagaraga ntanyitabe, akambwira ngo ari busy, maze kunywa ayo mazi mu gitondo. Ndavuga Mana aya mazi ndayanyweye, ndakwinyize irira soko ndibone, ndaryatuye ndariremye. Nkimara kuyanywa nageze ku kazi nka 4, arambwira ngo ino ku kazi sheke twayisinye utangire commande. Ariko ntago ari sheke gusa, ntago byagarukiye aho ngaho.
Imana yacu irakora ikanagutekerereza. Yaraje arambwira ese ko gucuruza bino bintu byawe nta n'ukuntu waza ukabyeexpose ahantu tuzakorera. Arangije ambwira igiciro cy'amafaranga. Ndamubwira mbwira umushiti wanjye ari hano Vestine, ndamubwira ariko Vesti banciye amafaranga menshi, gusa gukora amafaranga nayakuramo, amafaranga bampaye muri inyungu nungutse ngende tena nyishore. Ariko nukuri ayo mafaranga bampaye, ayo mafaranga nagomba kwishyura narishyuye mu madolari yikubye inshuro nka 10. Amen. Noneho ubwo amaze kwikuba inshuro aho twacururizaga hano hari abana babiri dusengana baje kumfasha gucuruza. Twabaga dufite abakiriya hahandi waburaga nuko nananywa n'amazi ahantu twakoreraga. Umva aho hantu ntabwo natekereza kuzajya gukora ahantu nagiye ku expose, sinigeze nanabitekereza. Ariko nyine Imana yantekerereza nishyura amadeni yose nari mfite, ku buryo n'umuntu yambwiraga ati ko mfite akabazo wamaye 400. Nkambwira Imana nanjye wangiriye neza, reka umuntu umufasha. Rero Imana yahani irakora, n'ibyo yavuze profete n'ukuri bizasohora. Njye mfite icyizere. Yakoreye mu mazi nyishyura amadeni menshi, ku buryo no mu rugo mama yambwiye ati ariko sha Imana usenga n'Imana ikora. Ati bino bintu bibaho. Niko mama yambwiye. Ndambwira mama nyine iyo usenga Imana nyine icinzira. Imana yitangiye igitambo, iryo soko ndibona ni soko rikomeye ry'ikigo gikomeye, ndibona nta link bampaye, ndibona nta muntu tuziranye ukora muri iyo NGO. Nukuri Imana irantambutsa kubera y'amazi. Impera Imana icyubahiro. Amen. Dukomere Yesu mu icyo mvuga. Mu minsi yashize najyaga nza guterana hano, ariko nararitswe n'umushiti wanjye basengera. Noneho ngeze mu rugo nshyiraho YouTube, hanyuma mbona harimo service hano ari nijoro, hari 3:30 ntashye. Noneho ndavuga se ko navuye ku kazi ndiye 3:30 ejo ntago nzakora, ndi gukora iki? Nagiye kuri church, nta nubwo yari overnight. Noneho ndaza mageze, ubwo uwo mushiti wanjye yarambwiye ngo ariko wazaje ukabona Prophet Ernest bitara. Noneho ndanamwandikira, sorry, ndamuhamagara Prophet ntiyanyitaba. Ndavuga buriya ni bya bindi nyine abantu uri kuri zya level arigiye kubafatisha kuri phone bigora, sinanabigiraho ikibazo ndabyiyorera. Ariko waciye umwanya mbona arampamagaye, birananungura ukuntu ashobora kunkolinga back. Ndavuga ni gute yamamagaye se? Noneho nyine arambwiye tuzaze tubonane. Bigenda nyine bipfa, nkaza ngasanga ntahari, cyangwa afite abantu benshi bandi yakira naje ninze. Ariko igihe twahuye nihuse, aransengera arambwira ngo hari ibintu bitatu Imana igiye kunkorera. Arambwira ngo hari akazi k'umugisha Imana igiye kuma, hari akazi twari twaraplayinzemo muri embassy. Noneho baratinze kudusubiza, igihe bagomba kudusubiza no gutangira ntago bari baradusubije. Ariko uwo munsi yabimbwiye bwakiye mu gitondo baradusubiza, batubwira ko nyine byakunze. Hanyuma ubwo ibyo bivuyeho, muri kino cyumweru hatangiye no prophetic week. Noneho ndaza nabwo nicara hari yaravuga ngo hari abantu 40 bari online Imana igiye guha permis, n'abandi 20 barimo hano. Nari ndabyakira ko nafite examen kuwa gatatu. Hanyuma ako examen nari mfite nanjye mfite ara mu Busanza ari hashyashya. Abantu bakangata ariko si ibintu giyemo koko. Kira kigo gishyashya ni ibintu biri digital, nta mu polisi ntaki ibintu hano uzabishobora. Eba n'umwarimu nyine wamfashaga akambwira ati sha umuntu ubona hari permis abazi imodoka byanyabyo. Akambwira ati yegura yizi pe, ariko nanjye nagiye barimo barabitwereka ngo sha ibintu kabisa nabonye bikaze. Ariko ko Prophet yaravuze ngo nyine umuntu burimo hano bazayikora bakoze rimwe. So nagiyeyo niko byagenze. Examen agomba gukora mu minota 12, nikora minota 5, mbona minota 87%. Ndumva ari ibyo, ibindi nyine turacyategereje. Murakoze. ariko iby'ingenzi byakugenzaga wabibonye. Isubirire.
Itorero Elayon Pentecost Blessing Church riyobowe na Reverend Prophet Ernest Nyirindekwe ribatumiye mu bihe bidasanzwe by'ijambo ry'Imana, ibitangaza n'ubuhanuzi. Wa gatatu guhera saa 11 kugeza saa 2 mu materaniro yitwa uwa gatatu wo kubohoka, Wednesday of Deliverance. Kuwa kane mu masengesho yitwa uwa kane w'ibirori guhera saa 5 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Buri wa gatanu uwa gatanu wo gutitiriza, Friday overnight, aho duhera saa 1 za nimugoroba kugeza saa 11 za mu gitondo. Ndetse no ku cyumweru aho tugira amateraniro yitwa icyumweru cyo kuyoboza Imana inzira. Irya mbere rihera saa 3 za mu gitondo kugeza saa 6 n'igice, ndetse n'irya nimugoroba rihera saa 10 kugeza saa 2 zuzuye. Duherereye Kibagabaga munsi y'urwibutso ku gipangu nimero 3, aho bakunze kwita ku rusengero rwera White Church. Aya materaniro yose wanayakurikira online unyuze kuri YouTube ukandikamo Prophet Ernest Nyirindekwe, ndetse no kuri Zoom. Dukurikira uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga zacu, ntihazagire na kimwe ucikwa. Ku bindi bisobanuro no kuyoboza hamagara 0788 24 47 57. Muze dufatanye guhimbaza Imana yacu. Hallelujah.